Tugiye kwakira Kepa Nyirudushya, ndashaka kumwakiriza amashyi menshi cyane. Yaturutse Nyaruguru, itike muyiha agaciro. Ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane twakire Kepa Nyirudushya. Uwiteka mwami Mana yacu, twongeye kugushimira yuko tugeje butura amahoro. Ndakwinginze ngo ururukubane nanjye muri no performance, abantu bose ubahe guseka mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Ariko hari abantu baba mbere yuko ntangira, nagira ngo tubanze twigeho gatoya. Murabizi ni gahunda mumaze kumenyera, gahunda yitwa tumenye ikinyarwanda. Ni gahunda mumaze kumenyera. Leta y'u Rwanda yabonye abantu bari kugenda bakoresha ikinyarwanda nabi, bakagenda bashyiramo imvugo ngo zigezweho izi bita nyandagazi, bakagenda bashyiramo imvugo zitumvikana ndetse bakanavangamo n'ibyongereza. Ariko mu muco nyarwanda ubundi muntu aba akwiye gukoresha ururimi rumwe. Nimba wiyemeje kuvuga ikintu mu kinyarwanda ukakivuga mu kinyarwanda gusa. Ni muri urwo rwego rero nashyizeho gahunda ya ntibavuga bavuga, tuzajya twumva buri show. Reka dutangire. Nibavuga bavuga, nibavuga mpereza ayo mafaranga, bavuga mpereza ayo mafaranga, nibavuga ubu noneho ndi kubyandastandinga, bavuga ubu noneho ndi kubyumva, nibavuga ubu tugiye kwitamo imyotsi, bavuga ubu tugiye kunywa itabi, nibavuga last night narindi muri hangover, bavuga mu ijoro ryashize nari nasinze, nibavuga simukunda biba ari ukugira ngo mukure ibyinyo, bavuga simukunda biba ari ukugira ngo mucucure. Hari ibintu bijya biza nk'amahirwe, abantu bagahita bavuga bati reka tubibyaze umusaruro. Nimba wenda umuntu agiye mu rukiko akarahira nabi, byacicikana ku mbuga nkoranyambaga, bagahita bavuga bati reka dushinge cano tubibyaze umusaruro. Nimba abantu bagiye mu rukundo bikinira, byacicikana mu bitangazamakuru, bagahita babikoramo filime. Ariko hari ikintu njya mbona batitaho, naravuze ntubundi uwabigira umushinga. Nk'ubiriya nyubako yari haruguru kwa Makuza imaze kuba ikimenya bose. Abantu bakunze kujya kuyiyahuriraho. Njye naratekereje ndavuga nti ariko se uwabigira umushinga, umuntu abigira umushinga akavuga bati tugiye kujya tubyishyuza, noneho umuntu ajya aza kwiyahura yishyuye. Uzi wagira ngo bashyizeho itangazo ribyamamaza, abakiriya babonaho babakwiza ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, Makuza Peace Plaza yaje ari igisubizo, waba ushaka kugwa ukubye ijosi. Waba ushaka kubanza umutwe cyangwa umugongo, ntibikiri inzozi. Twabashyiriyeho ibiciro bigiye bitandukanye byo kwiyahura bitewe n'uko wifite. 100 kwiyahurira muri flow ya 11, 150 kwiyahurira muri flow ya 12, hari n'300 kwiyahurira muri flow y'agahebuzo ya 13. Iyi flow imaze gukundwa n'abatari bake bitewe n'uburyo iyo yiyahuriyemo wisenura hasi ugapfa udasambye. Muri iyi minsi kandi twabashyiriyeho poromosiyo, aho usimbukira mu muhanda imodoka zigahita zinaguca hejuru. Ubundi uretse ibi by'urwenya, ku bantu hano ntiharimo abantu baje bashyashya,
ku bantu baje bashyashya, ubundi ngewe ndi umuvugizi w'abakene. Ndi umuvugizi w'abakene, abantu bavukirwa iwacu za Rwimitereri, ndaza nkababwira amaganya yabo, byagukora ku mutima ukagira icyo ubafasha. Abantu bavuka za Rwimitereri, murakoze cyane, abakene nzayabashyira. Abantu bavuka za Rwimitereri ni abantu nuko wenda njye nahavuye ariko baragowe pe. Tekereza nawe breakfast y'umushogoro, lunch y'imbwija, dinner ya sogereza. Bagenzi banjye nasize mu cyaro kubera kurya ibyatsi cyane, ubu bari gutama se. Ubundi ibintu byaho birajagaranye, bitandukanye n'aha mu mujyi. Ibintu byaho biba bisobanutse, n'aha mu mujyi ugasanga nimba murakoze cyane namwe, abakene bazaza kugusura. Bitandukanye n'aha mu bakire, aho usanga ibintu byaho byose biri ku murongo. Niyo umuntu yibeshya ari umwana w'umukire akibeshya, uhita ubona ko yibeshye mu bintu bisobanutse. Ugasanga araje, papa urampamagaye? Oya, ntabwo nguhamagaye, sorry, ni televiziyo wumvise ugira ngo negeye uguhamagaye. Ukumva ni ibintu bishoboka. Ariko mu cyaro umwana araza, papa urampamagaye? Yewe nihe nihebe bye, nihe nihebe bye ugira ngo nijye uguhamagaye. Tekereza nawe aho umuntu asigaye. Murakoze cyane. Ubukene ko bunkijije ra. Ariko we uzi yuko izi burage nari naranze kuzikora mvuga ngo zizansuzuguza, none ndareba ziri kunkiza. Uzi ko mutuma ntakomeza wa nkibagirwa icyanzanye. Okay, mube murekeye aho dukomeze. Mureke nigendere, tuzazikora ubutaha. Murakaza neza muri Samsung 250 ku gicumbi cy'amatelefone ya Samsung, iPhone ndetse n'ibikoresho bya electronique byose. Muri Samsung 250 iyo uguze telefone ya Samsung wishyura make andi ukayishyura mu byiciro, hanyuma wagura iPhone ukishyuraho 40% asigaye ukazayishyura uko uzagenda uyabona. Samsung 250 is sure deal. We're